Hello guys, mumeze mute nizere ko mumeze neza aho muherereye mwese ndabasuje cyane nyuma y'igihe kinini tudaherutse kuza kubaganiriza rero ndabasuje rwose kandi ndabishimiye kandi kugaruka hano kuri Gajende Sandra mbahaye ikaze rero nta gutinda no munsi dufite umwanya mutoya ariko navuze ngo ntago nagenda gutyo ngo ndeke kubageza akantu keza ukuntu nahuye n'umuvuga butumwa mpura n'umuririmbyi ukomeye mpura reka ntizinge mu magambo mwakire hanyuma basuhuze karibu sana urakoze cyane nigaje alright suhuza abantu badukurikiye hanyuma ndasuhuza abantu bose bakurikiranye uyu mwanya kuri televiziyo ya Gaju na Sandra, right? Imana ibaho umugisha kandi ibagirire neza mu muherere mwese murakoze. Amakuru ni meza. Umeze neza. Ndamahoro. Ndakubona. Hanyuma haruzaza nka tubiri dutatu tune shaka kukubaza hanyuma kugira ngo tubahore turabizi ko mufite umwanya mutoya ariko Imana ibaho umugisha kuba mutwemereye. Hari ikibazo nshaka kukubaza. Ese urabona muri pastor ukaba uri n'umuririmbyi ukomeye umuhanga hanyuma ni iyihe experience umaze kugeraho muri industry ya music ya gospel? Ahubwo se mwakagira Imana mwe hariyo ahubwo ntayo mfite oya sinzi ko hari experience mfite ahubwo ndashaka kuvuga ko tukirimo turabyiga. Ubundi uwahishuriwe buke niwe wifuza guhishurirwa cyane, ufite agato niwe wifuza ko kaguka kakaba kanini. Ni muri urwo rwego ndi bugusubize Gaju ko tukirimo kubiharanira, turacyarimo tubiharanira, turacyarimo tubyitoza, turacyarimo tubisengera, turacyarimo ni wowe ushobora kuvuga ko wenda hariho experience runaka dufite ariko n'ukuri kose iyo ari yo yose we utekereza ko dufite nitangirira ahubwo byaho turimo turagana. Ubwo savuze gutyo twebwe tuvuge gute ntacha hanyuma gusa kimwe kugira ngo wenda mbe nagusubiza ikibazo cyawe ndaza kugisanisha n'icyo dukora kiza wenda guhura n'icyo ubajije. Tubifatira umwanya, turitoza umwanya ku wundi, kandi noneho twebwe ngewe maze kwishurirwa ko ndakeneye timu kugira ngo nkore imyitozo. Abongereza baravuga ngo every time practice makes perfect. Niryo hame gusa dufite ryo kwitoza kuririmba, tubyigira ku bandi natwe ubwacu tugerageza uburyo bwose ijwi ryacu ryaguka riba rirerire naho rigeze ritagabanuka ahubwo rikomeze ryaguka. So ibanga niyo experience urimo uravuga wenda utubonaho Imana ishimwe iva ndibaza muri practice cyane no kubisengera cyane. Ariko numve neza icyo wavuze ndibaza ko nanjye nkiri mu nzira yo kubwiharanira, ariko ngiharanisha gusenga na practice workout gukora cyane. Abaririmbyi benshi bafite icyo kibazo cyo gukora kandi barangajwe no mu matimu bakumva nimba nta timu idafite practice ntacyo bakora, ariko abandi nanjye ndimo nitoza ku giti cyane ndagenda nkajya mu musozi ahantu atari abantu kuririmba kugira ngo ijwi ryanjye rive. Thank you. Ikindi kibazo hanyuma njya nkubona mu bitaramo mu live recording watumiwe se nyine ukabyatendinga tu ni nk'iki urabizi uri umusitari turakubaha cyane hanyuma tukubona nyine muri ibyo bitaramo nyine by'abandi ama live recording nkawe nka Pastor Willy ni kuri kudutegurira vuba cyane. Ubushize narimo mbibwira abantu ndimo ndategura worship revival worship tour iratangira mu Rwanda this coming week. Icyumweru turimo gutangira
nzaba ndi i Rwanda, nzaba ndi Musanze, abazi ni mu Ruhengeri ku izina rya kera ni Nyamata. Mfite event zibiri, ariko kandi nzaba ndimo ndategura n'iyindi Kigali, ariko nzabanza ngaruke Nairobi bone gusubira i Kigali. Nzaba ndimo ndatekereza hano n'iyindi Imana niduha ikadufasha wenda inyuma ya Kenya n'ahandi. Ndimo ndategura uyu mwaka mfite the project yitwa ngo Revive Worship. Icyo ni icyo ndabisa kuraje cyane. Hari abantu nyine bajya bakubona uri muri ibyo bitaramo n'iki bakagira amatsiko yo kubona nyine ni ibyawe. So numva ari sawa. Ntabwo uzanyemerere uzamfashe uzaze tubane muri nawe uwo mugisha se nowubona kaza nanje ndemeye cyane. Ubivuye kuri kamera ndeme. Hanyuma hari inaitwa event shout hallelujah ukunze gukora, sinzi ngo izigaruka ryari, ariko tuherutse kuyikora byagenze gute? Hari abantu gatuza tuyikurikira cyane. Iyo shout hallelujah iri ni coverinze iyi revival worship. So none ndayikora nkatuwa hano Nairobi, ariko ndatangira mu Rwanda, hano Nairobi, Uganda, Imana nidukundira n'ahandi henshi. Role model wawe ninde? Njyewe ni nka batatu. Batatu. Actually role model njyewe reka nkoresha ijambo abaticha, abarimu. Hariho umukozi w'Imana bita Oyeken Dancing wo mu Nigeria. Uwo mutipe ndamugutuye gaje ugenda mukurikira. Yitwa Oyeken Dancing mu Nigeria, akorera umurimo w'Imana Abuja. Uwo ni umwarimu wanjye nkurikirana buri gihe. Akaba Natasha Cops. Uyo nawe ndamwumva cyane, indirimbo ze hafi ya zose Natasha Cops. Hanyuma akaza William nawe ni umunyamerika. Abo batatu n'abarimu banjye cyane, ariko role model ukomeye ni mu Nigeria dance niyo ya kane. Ninde muntu iyo uri kuririmba ujya wumva yani urabizi uririmba neza pe, neza cyane. Hanyuma iyo uririmba ujya wumva ari nk'ubuhe muntu nyine wenda waririmba nkaho kumva Oyeken Dancing. Ariko umuntu ndaje kumutegera. Mugende abantu bose muzikunda worship. Mugende mukurikirane Oyeken Dancing mu Nigeria. Ministry ukomeye cyane. Ikibazo cya nyuma hanyuma nkore kure ndabona iminota nayo igutwaye. Hanyuma uri umupastor, uri umuworshipa, byose urumva ni ibintu bibiri kandi bikorerwa ahantu wenda hamwe, ariko kandi bitandukanye mu bundi buryo. Ubifatanya gute kugira ngo byose byuzuzanye cyangwa se bikorohera gute kubikora? Njyewe numva byombi bivukana. Ku ruhare rwanjye sinshobora gupasaringa, sinshobora no kubwiriza nta worship. Uwo ni njye, sinzi abana aho bafatiwe. Ariko njyewe worship niyo basic, niyo foundation y'indi mihamagaro yose ushobora kubonamo, kuba pasiteri, kubwiriza, aho mba nagiye hose. It's all about worship. Guess what? Itorero tuyoboye Kasarani ryitwa the City of Worshipers Center. So it's all about worship. Administration worship, preaching worship, everything is about worship. Ahubwo mumbwirira abantu bakunda kuramya bazimuke baze mwiki. Murumva Ntangora ni hanyuma hano twabonye uza tendinga muri live recording ya Minister James ya kuva hanze harya mu Bwongereza. So twabonye uzaboneka ni nkiki wenda washishikariza abantu gishya kiri muri iyo live recording kuko uzaburi rwose nyegereza kamera. Abantu bose batuye umoja na Kayori turagira ngo tubatumire umukozi w'Imana James Mukwiza Muhima ari hano Nairobi umoja. Muzaze twese uwo mugoroba ku cyumweru kituri imbere. Muzaze dufatikanye kuramya Imana no guhimbaza. Bizaba bimeze neza,
abaririmbyi bariteguye, abacuranzi bameze neza, natwe ubwacu tuzaba duhari kandi tuzaba duhari kugira ngo tumanure ijuru rize hano muri umoja. Urakoze cyane pastor, Imana igumugisha, ndabyubashye cyane, nshimiye umwanya wanyu mwaduhaye. Abantu bose rero muzitabire iyi live recording ya James, tumwitabire tumusupportinge, abantu bizaba ari ibintu byiza. Imana bamugisha rero nakagaruka. Ciao ciao. Murakoze cyane.